dore ibintu bitatu umwuka w'Imana yambwiye kukubwira. Icya mbere, imbere yawe hari ubugingo. Dore ijambo ry'ubuhanuzi nkuzaniye umugoroba. Imana irashaka kuguha ibyagaciro. Wiririra ibyagiye bitari ibya. Hari ibintu bibiri bidashoboka mu buzima. Tushobora kugira ibyo ukurura ngo ugire n'ibyo wakira. Kugira ngo ubeho ufite kwakira bigusaba kugira ibyo urekura kugira ngo wakire ibindi. Filipiyani cyangwa se Abafilipi 3:12 n'umurongo wa 13 gusa. Abafilipi 3 umurongo wa 12 aravuga ngo si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganwa rwose. Si uko maze guhabwa cyangwa se ngo mbe maze gutunganwa rwose. Ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo. Ugende gake ndiwiruke ntawe kwirukankana. Yego. Ndakurikira aho ngaho. Kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. 13 Bene data sinibwira yuko maze kugifata ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma, mbanza kwibagirwa rukururana iri inyuma. Ndebera umuntu mubwira ngo ibagirwa rukururana iri inyuma. Nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere. Turenge 13. Urakoze cyane. Amen. Insanganyamatsiko ngufi nshaka ko tuganiraho cyangwa turi buvugeho n'ukwibagirwa ibiri inyuma kugira ngo ubashe gusingira ibiri imbere. Hari ibintu bibiri bidashoboka mu buzima. Tushobora kugira ibyo ukurura ngo ugire n'ibyo wakira. Kugira ngo ubeho ufite kwakira bigusaba kugira ibyo urekura kugira ngo wakire ibindi. Biragoye kugira ngo amaboko yakire n'ayandi akurura. Paulo aravuga iki rero? Aratubwira ijambo ryitwa ngo wiheranwa n'ibyashize. Ibyabaye byarabaye. Enough is enough. Byarabaye. Hari ibintu utazahindura. Ibyakubayeho ibyabaye byarabaye. Mbibutse ikintu gikomeye. Iyo ugumye mu mateka ubu uri umukandida wo kutakira ibiri imbere. Iyo ufashwe n'amateka ibyahashize bikakugumana, ubu uri umukandida wo kutakira ibiri imbere yawe. Amen. Nigeze nabona umwana bamunyaga amakara murayabona? Yari afite ikara ry'umukara yakuruye mu mufuka. Nyina mubonye ari kugihekenya kuko abana murabazi ko ari igihe barya amakara. Noneho nyina aramwambura amakara, umwana ararira, aseta ibirenge, aseta ikibuno, umwana ararira, avuza induru. Nyina aragenda azana icyo bita sosiso. Sosiso murayibona? Nayo ko yenda kumera nk'ikara. Umwana yanga sosiso aririra amakara. Nyina arareba aravatese uyu mwana ntazi kara amakara. Ageraho none aravatire kanza n'umugata amenyereye nawe arawanga. Arashaka iki? Amakara. Kuko uwo mwana yahekenye kwikara, yumva ikara ntacyo bitwaye, ntirirura, ntirirungubira, yarihekenye. Ariko kuko atari yamenya gutandukanya amakara na sosiso n'umugati ngo amenye icyagaciro, araririra ibitari ibya. Dore ijambo ry'ubuhanuzi nkuzaniye umugoroba. Imana irashaka kuguha ibyagaciro. Wiririra ibyagiye bitari ibya. Ibyo nyine ubizi ko byari iby'agaciro ariko sibyo. Ni ikinyoma umwanzi yaguteretse mu bitekerezo. Iby'agaciro biri hari imbere. Matunda yiko abanze kubimenya bagumye Bugande banga gutamurwa ababyaye. Abanze kubimenya ntabwo mubizi.
iyo ni siroga yacu y'Abanyarwanda. RPF yari ifite ize iravuga ngo bana bacu turimo turataha iwacu matunda yiko, muze turwanire urwatubyaye, hano turi si hehe, si iwacu. Iwacu ni hariya, tuzarwana paka tugerehe Nyamirambo. Hanyuma si Nyamirambo hari iki, matunda yiko. Barahageze ntibahageze, ariko abanze bashobora kuba bari iyo hirya y'inzuzi ntagiye kwirirwa mvuga. Iyo wanze kurekura ibyashize, birakugora kugira ngo uzabone ibiri imbere yawe, bizakugora. Kabone naho bakunda igitebo cy'amasezerano, wakira indwara, wakira uburibwe, wakira ijisho, hari ikintu wakira ukumva ntukiribwa, ariko kugira ngo uzagere hari imbere kwiterambere rihamye ku buzima bugaragarira abantu bose, biragusaba kubanza kwibagirwa amateka y'akahise kawe, kuko umwanzi w'iterambere ry'ejo nahashize hacu. Umwanzi arashaka ko wizirika, yarantaye baranyanze, ariko Mana nzabigenze gute? Bihorere. Nibashaka bazagende bashire, n'abasigaye nibashaka bazagende. Ibagirwa. Hari umuntu ushaka kukura mu mutwe, hari ibintu ushaka kuvana mu mutwe, kandi sinjye ubishaka, n'Imana yakuntumyeho. Wirizwa n'ibyakubayeho mu minsi yatambutse, wirizwa n'ibimaze iminsi byarapfuye, ngo byarapfuye, akazi karapfuye, dore ubuzima bwarapfuye, ejo bundi nari meze neza, ejo bundi dore uko nari meze, nari ndyoshye, nari meze neza, nigeze kubibamo, nigeze gutunga amafaranga, nkajya ngendana nibuze miliyoni buri munsi ku mufuka. Iyo nasohokaga nagendaga nambaye 500 hano 500 hano, niteguye ku mukene ndamuha, nagendaga nirata ko nabaga mfite amafaranga, nagendaga numva ndemereye. Umunsi umwe amafaranga aragenda, umunsi umwe ibintu birashira, sigara njyenyine. Niko ntabwo nyibuka turi yari mu izindiro, ntimwazaga kubwiriza nkabaha amafaranga mutahana. Umunsi umwe yewe nanjye shaka kuyamba ndamubura. Satani arareba aravata uyu mugabo ubwo hano muhanaguye, ndagira ngo muheze muri ya mateka. Nari umugabo, nari umugore, wari umugabo, wari umugore, wari ko ntabwo ukiri wenyine, ihangane. Wari umukire, none urashaka ko bigenda gute? Bireke vuga ngo ibyabaye byagize ute, byarabaye. Kuko nukomeza kubiryamaho ntubona sinye Imana iri kuguha y'ibyo igiye gukora. Nukomeza kubibamo ntabwo uri buze kumenya amakuru y'ibyo Imana igiye gukora hari imbere. Dore rero iyo urangariye iby'inyuma, iby'imbere ntubirebe. Kanibwirira urubyiruko, umuhungu nagenda mureke, niwe mfura ni nawe mwerereze, ngo pasite ngo nukureka Imana yaragiye muri mwihorere. Waramubyaye wowe, ntashaka agenda. Ni imfura mu bahungu, ni imfura mu bakobwa. Ubu ugiye kuzajya urara ufumbata amashuka uyaguguna uyaha amenyo, ngo yaragiye nagende, ntashaka ajyane n'amaguru n'amaboko yiwe. Dore ibanga rimwe gusa. Iyo Imana ishaka kugukorera ikintu gishya, ibanza kukubwira ngo va ku kiriyo cy'ibyo waririraga. Yashima kubigarura tukayishimira, itabigarura ikarema ibishya, kuko Imana ni umuremyi. Umuntu agarutse itsoke, ariko nagaruka kugarukire, ntagaruka aje kugucurika ngo aguheke mabyiza. Uko hari abantu bagaruka babaheka mabyi, kubera ko abana bamushoyeho umutima n'amagara yose. Ningubura nzapfa nukuri, uri hehe, ngo harabo banga ngo bakarwara nga mwagiza murudodiye, twagiza murudodiye tukareka muru y'abantu. Yes, narabibonye twiga mu ishuri, umwana ngafita muru y'umusore ngo nahagarara iruhande rwe ngo nibwo arakira muru. Ni kibazo twe kurwara muru z'abantu, turwara muru dodiye. Urukundo rw'iki rw'Imana, si byose. Amen. Kundeba nk'ushaka kurwara murusha, nawe urayifite. Ngo ni indwara yitwa urukundo, ariko ntabwo ariyo. Ni ukuba abantu badafite umutima uri balance.
uvuga ngo ngewe uyu muntu yaje taramubyaye nanagenda hazagende zagumana n'Imana. Kimwe gitumye dukora ibyaha byinshi nuko twashoye amarangamutima yacu mu bantu, twashoye amarangamutima mu dukunda, ukamukunda akagukoresha amakosa, ukamukunda akaguhemuza ku Mana, ukamukunda ukamushoramo umutima na roho, warangiza akakuyobora, Imana ikabita kigufite. Kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Iyo bitagenze gutyo tuzakora amakosa kuko twiringiye abantu. Rero kimwe Paulo yaravuze ngo ibagirwa. Niba ushaka gusingira umugisha uturuka ku Mana, banza wibagirwa abantu bamwe bigize abatabazi bagutabara gusa, ukajya wumva n'uwabura uzapfa ngo nzakorwa n'isoni. Reka da, dore bazakorwa n'isoni n'abatiringira Imana, ariko abiringiye abantu bazakorwa n'isoni. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntuhemuka kandi ntukoze isoni, habikusobana yawe. Wowe Hallelujah. Reka mbabaze, iyo umuntu apfushije umubyeyi ntabaho? Munsubize, abaho? Iyo umuntu apfushije abavandimwe ntabaho? None se ibintu wapfushije byatuma wumva kutazabaho nibi? Ibintu watakaje wumva utazabona ibindi nibi? Rero uyu munsi shaka kukubwira ngo hagira ibintu hanagura mu mutima. Dore ibintu bitatu umwuka w'Imana ambwiye kukubwira. Icya mbere, imbere yawe hari ubugingo. Imbere yawe hari iki? Hari ubugingo. Tushobora kuba kwa Mana no kwa shitani, ibyo ni ugutandaraza. Nitugatandaraze, guma hamwe, iyereka Imana uri wowe. Reka gutandaraza. Nanjye ubwanjye ndabyanga ari jewe. Imana yabikunda. Iravuga ngo ndi Imana ifu, kandi mpora abana gukiranirwa kwa base, nkava kuri base nkagera ku buvivi. Donc iyo twibeshye tugatandaraza, niba gutandaraza mubabari ikinyarwanda cyane nakivuga ko kiri uburi Imana uyivuga, uburi Imana uyiririmba, uburi Imana wirirwa uyiyatura, urayaturika kwihorera, urayivuga ikakureka. Aba mama, reba iyo baterese umugabo wawe kuntu uribwa, uraribwa inana amajipo akajya azamuka gutyo, haranyeganyega akajya gutya ati wahe nukuri kw'Imana bari kumwe bari bahagaze, ibaza Imana twirirwa dutandaraje, twabaye kwa shitani no kwa Mana. Twarangiza ngo Mana ngo reba ibigiye kubera ahantu, izagukumbanya. Wirinde rukururana y'ibintu bigutandukanya n'Imana. Wirinde rukururana y'ibintu bituma Imana ikureba ikabana udakwiriye. Munyumve neza, kuko iteraniro ryose rihabwa umugisha ni iteraniro ryejejwe. Iteraniro ryejejwe rihabwa, ariko iteraniro ritejejwe ribabaza Imana. Mu bintu rero bitwa rukururana, hari abahungu basigaye bavuga ngo rero buriya ngo abakobwa ba Kigali ntiwabizera tereta barindwi. Ntabwo ari byo, barindwi ngo bagarira yose ngo ntuzamenye izizera n'izizarumba. Ntabwo ibyo bibamo. Fata umwe, katwongere tubagire inama.
kubagarira azera n'atazera. Oya, fata muzi igisobanuro cyo mu mucyo bivuga. Tukabe kwa shitani ngo uvuge ngo Imana si yo kwizerwa. Oya, ibyo umuntu wese akunda kugira, Imana ikunda kugira umukristo wayo, akitwa umukristo cyangwa akaba umupagani. Amen. Imana rero ikubikiye ubugingo, rekura abapagani mumaze iminsi mu kwegana, barekure. Amen. Amen. Hari umukobwa nakunze, yaramaze iminsi umuhungu nyine yaramugize uwe, yaramuranguye. Ntimuzi ko abahungu basigaye barangura abakobwa mu isoko rya Kimironko mu ntoryi. Hari abakobwa barangurwa basa n'abiranguje nk'intoryi. Vuga intoryi. Intoryi murazizi? Intoryi. Umukobwa wiyumva ijambo ry'Imana aravuga ati ariko ubundi kano gahungu wa mugani kandanguye hoshya ari intoryi. Ndaje nkwereke. Arataha, afunga, aramuboroka, aboroka call, aboroka message, aboroka messenger. Muhungu ajya kumwirebera, haravuga ati ariko shawe uramboroka nose ukamboroka nta soni ugira. Umukobwa aramubwira ati nasanze utari uw'Imana uwa shitani. Tuzi ko wandanguye wagira ngo ndi intoryi koko. Tiwire ati niki se wabonye ufite undi musore wagutereta atari yewe? Umukobwa narahagara ati none se uri imfura, uri umuhererezi se? Niba uri n'umuhererezi Imana iracyabyara. Agahungu ati nta nabizi uranyongera, amucapa Rushyiriweho, aramubwira ati we twasanze Yesu ari we mugabo wo kwizerwa, mwebwe muragoye muraremereye. Arakizwa, Imana igiye kumuha umugabo, imuha umugabo w'umukire w'umukirisitu mwiza, uvuga neza, ugegennye, umeze neza. Aravuga ati nari nkeneye umukobwa umeze nkawe uri seriye. Ariko yari yarabanje gupfapfana. Bako muranyitaba murahari? Murekura abantu mubona badafite umuma, simfura sinabahererezi. Agucurika guheka mabyisa kuwe. Ariko mwebwe ndi muruha. Ndi muruha. Nsanga hano umusanze mu bapagani. Cyano umusanze mu bapagani. Buriya ntegereza ari kumwe n'abapagani. Ugiye kuzarwara umutwe hejuru. Uranyumva neza? Turirukana za rukururana z'abantu badakwi. Muntu ubona utazakujyana mu ijuru, rekura. Uramugundira mwikiza. Nta mugabo mwiza utari mu Imana, nta mugore mwiza utari mu Imana, nta muntu uryoha utari mu Imana. Haryoha umuntu uri mu Imana, azi kuvuga neza. Umuntu uri mu Imana amenya amarangamutima yawe akayajera. Umuntu uri mu Imana arakubwira ngo nya wabaye. Abapagani we abivuga rimwe ejo akagukubita ivide. Yes. Kugeza ubwo makobwa musega muvuga ngo muzarongorwa nabo mubonye ngo mubisengerere ngo bazakizwa. Ntuzamunzanire waramugiyeho kare. Ngo nukuri ngo nari mbizi ko ari indaya ngo ariko nari nzi ko atazabagumamo. Wa usenga ukijijwe ngo nari mbizi ko asinda ngo arara mu kabari ngo ariko nari nzi ko nzamusengera. Hanyuma uramunzaniye rero nge waruhushye ngo wewe wagiye utareba. Mwabaye mute? Mutegeke. Mubwira ngo uri kunkunda sheri, uremera kuba sheri, agacupa kaveho, bari abagore bavemo, biriya amakondisiyonari. Niba utabyumva ntiwambona. Rukururana sunika, sunika rukururana. Muzi gituma tutabona Imana, tugira amarangamutima adakunda Imana, akunda ibintu bitari ngombwa. Nicyo kibazo abantu tugira. Bonifansi yansize mfite imyaka 9 na Beritrida Mukantwari. Nta mwenda nambaye wabo bampaye, nta sweet nimwe nambaye. Murabona nambaye nabi. Hanyuma uwo muntu wabaye ikigirwamana muri wowe wati nigiki, ku buryo wumva mubuze n'ukuri nasara uzanasara hari. Ntabwo bisaba kazagenda usara hari. Noneho ibisazi bihuyesi none se ko abaye rukurana. Ntabwo ari byo. Usaragireba akajya kubwira ati burya sinanakuvura.
burya rero nta n'isengesho naguha, burya nta n'icyo nanakumarira. N'ukuntu nakwemeraga ntabwo umwemera, ukwiriye kwemera Imana abandi ukabemera hanyuma, kandi ukabemera kubw'indangagaciro z'ubumana z'iki z'ubumana. Reka nikomereze. Imbere yawe rero ibyo wataye hari ubugingo buhoraho. Emera urekure bimwe, imbere hari ubugingo. Emera usezere. Hari umugabo mwiza nakundaga, n'umudivandiste, ntabwo ari mu itorero ryacu risanzwe. Naramukundaga, aragenda ashaka umugore mwiza witonda singiye kumuvuga amazina mana yanjye. Aragiye, umugabo naramukundaga nkamukunda, nza kumubaza tese bite, arambwira ati urarebye abadive simbibamo cyane. Ndamubwira nti nibyo burya uririmba ibitakuri muti, burya uvuga ibitakuri muti, none se amaherezo azaba yatasha aterega burya tuba tugira ngo baturebe. N'ubwiza ufite ati wababwira uko ameze. Uyu munsi agendesha ibirenge muri iki kinyejana. Yari mwiza, yari yarize, ariko uko apfobya Imana nayo imupfobye, ko atesha agaciro Imana niko ikamutesha, uko atayihimbaza ngo ayiramye mu mutima niko nayo izamuhindura. Uyu munsi ageze ku rwego agendesha iki ibirenge. Yiwe nigiyeho kwambara neza, niwe muntu najyaga avuga ngo role model wo kwambara n'uyu. Umuntu w'umusirimu witeraga parufe buri munsi yariwe, ariko kudaha Imana icyubahiro imwambitse ibirenge. Erega icyubahiro cyacu kiva muko twubaha Imana, kuko uzakigumana nindi n'abagifite batubaha Imana ntibazagisazana, kuko ninde ugumana icyubahiro n'uw'Imana igihaye. Ninde muntu ukomera ejo akagera ku rwego rwiza n'uw'Imana ikomeje. Naho abandi itangira ryabo ryaba ryiza, ariko isoza ryabo rizabikubwira. Rero ntihagire rukururana nimwe ntihagire rukururana nimwe. Usigaye ndeba abana b'abahungu bararwaye, basigaye birirwa basaba abakobwa avance sirisaleri y'umubiri. Urashaka ko dukundana mpa avance sirisaleri, niba sirisaleri niba sidisi niko nyibateza. Urashaka ko nzagutwara mpa avance za avance. Murahemukira Imana. Ndabwira bari online hano ntabahari, abana bacu bo hirya ya Kigali ho naberi, ariko abo bantu bararwaye kugeza ubwo batwara inda bakazivanamo. Va kuri ibyo, abakobwa basigaye banywa imiti ya onapo, kandi barahimbaza batibagiwe. Usigara wibaza, tuzaba abahigi bahiga imbwa badahiga gushaka Imana. Ni problem. Nitutabimenya twebwe abasenga ngo tumenye difference iri hagati yo twebwe abasenga n'abadasenga, niyi tuzaba abapagani bo mu rusengero, tuzigera duhamagara Imana ngize. Biteye agahinda. None abapasiteri twebwe aho tugeze, simvuza abo hanze, mvuza abo muri hano muri Itorero, ni abapasiteri nibo basigaye batera inda abaprotokole n'abadiyakoni. Hanze se nimujya mu online barabyumva. Kandi guhimbaza ni byose. Icyaha cyaraje we, na siporo ariko burya barabikora. Burya rega no muri siporo mu gitondo twajyamo, ariko ntitujye mu rusengero. Kamabwira hari ibintu dukwiriye kugira itandukaniro ry'abasenga n'abadasenga. Nibitagenda bityo ni ikibazo, kandi ibyo bitubereye rukururana. Ibyo bibereye abizera rukururana. Imana yazi gasanga mwene data afite rukururana ya saa 11 za mu gitondo, agira ya saa 2, akagira ya saa star lunch, akagira ya saa 8, imubwira ati sohoka uri hehe, ndi mu rusengero nari ngiye kuririmba. Sohoka sha, sohoka usange hano muri karaka bari kibunyana. Mwene data agata mikrofone agiye kwakira umuntu mu kabari. Nari ndimo ndamya Imana, nywa kibyera kanywa kibyere. None akaza ari kwandika 8 yagira ngo barahaba mwamasengera akomeye babayo. Twebwe hano ntabahari, twebwe ndi kwivugira ibyo hanze, hano ntabahari. Arabaririmbye mu n'abakomeye bahari, ndi mureba ko n'abarara bari kwiga. Ibirangirire abamenyekanye, abastar ba superstar bameze neza, baryoshye, barangiriye mu nzira. Rukururana ibabujije ubugingo buhoraho. Ubugingo
rekura rukururana. Icyambere, Imana igufite ubugingo. Ese iyo tuvuze ubugingo ni iki? Ni ukubana n'Imana mukazasingirira ku meza amwe, gusangira n'Imana ku meza amwe, mwicaranye n'Imana. Imana ikagutamika, unywa kuri ji gotomera, unywa ku muvinyo gotomera. Yari ikugotomeza, arya kuri keke ikakumanyurira. Oh, haleluya, haleluya. Kugaburirwa n'Imana, gutaramana n'Imana mwicaye ku meza mureba. Ngibyo bita ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho si impano, ni igitaramo tuzataramana n'Imana, ni ukwicara tuzicarana n'Imana, ni ukuririmba tuzaririmbana n'Imana, kubwiriza bitagihari, kugira ibikorwa anasana wala. Iyo bavuze ubugingo nicyo bavuga. Kuzabana n'Imana, ikambura ikote ryayo ikari kwambika, ikambura umwitero ikawugukenyeza, igafata ku bwiza bwayo ikabukwambika, igafata ku gitinyiro cyayo ikazikwambika, igafata ku mbaraga zayo ikazikwambika. Abarozi batazakomanga, abagambanyi batazinjira, abagome batazatinya. Oriya bosi tariya. Kuzabana n'Imana twabisimbuje za rukurura. Niki ukururana nacyo? Niki kikubujije gutekereza ku bugingo buhoraho? Niki ngo ufite ugukunda, ufite imodoka, munsi umwe izamuhirika ku karuhamo ni ahantu harehare, wahirimye ntabwo wazabona imodoka n'umuntu. Dore izi modoka ni Imana iziturindiramo, itaziturindiyemo abamagara ducyura. Nta nzu uryamamo ngo bazayiguhambemo, ntihagire uzakurataho ibikorwa runaka yagezeho ngo bitume gutandukanya n'Imana, ngo bitume wibagirwa Imana. Muzakorana igitaramo nayo iteka ryose. Mbwira uwo muturanyi ngo ntihagire rukururana izagutandukanya n'Imana. Ngo rengi yagenda ngo mbona ngira ngo yariremye, ngo yagize gute, ngo yariremye. Umunsi azapfa bakamufumba tuzabisobanure. Iyo umuntu apfuye abantu bose baramuhunga, umugore n'abana n'abagabo bakamuhunga, bagasigara bamuterura bamuhungisha. Byo kikubwira ko nta muntu ugira icyubahiro. Ariko icyubahiro cy'Imana twagisimbuje abantu bapfa. Abantu bapfa akagutandukanya n'Imana, akakubuza Imana. Oh, birababaje. Nicyo navuga. Rindi cyo Imana ikubikiye ubugingo, kuko ubugingo nicyo gikomeye. Reka mbabwire, ikintu gikomeye cyose gikorwa nyuma. Igikorwa cyose gikorwa gifite agaciro gikorwa nyuma. Niyo mpamvu ubugingo bwabitswe nyuma, ariko butangwa mbere. Butangwa iyo twakiriye Yesu. Iyo twakiriye Yesu tuba tubwakiriye. Iyo uvuze ngo nakiriye Yesu umwami n'umukiza, nakiriye ngo mbere umwami ayobora ubuzima bwanjye, ayobora intambwe zanjye, nanze ibyaha ndetse ingeso mbi, ndetse ubusinzi, ndetse ubusambanyi, ndetse kwiba, ndetse kwica, ndetse amagambo, ndetse indonganya, ndetse ndabiretse. Izo rukururana zikagenda, ubutangiye intambwe yo kwinjira mu bwami. Iyo ntambwe Satana azayirwanya kugira ngo akuvanemo. Intambara ufite ikomeye ni ugukora icyaha. Nudakora icyaha uzabana n'Imana iteka. Kandi intambara ikomeye abantu barwana bagatsindwa niyo gukora icyaha. Kirakomanga, ariko niho uzagikingurira kikinjira cyangwa ukagikingira. Kirimo kirakukomangira, kirimo kirakubwira ngo dore birahiye we. Iby'Imana biri ku mashyiga, ariko iby'umwanzi birahiye. Biri kumvikana? Niba iby'umwanzi bihiye, cunga sana. Iby'Imana birimo biratogota. Ibyo werekwa ko ari sawa, werekwa ko ari byiza, werekwa ko ari iby'igikundiro, inyuma yaho hari iby'igihe kirekire. Kandi iby'umwanzi ni iby'igihe. Amen. Nta bwiza, nta buranga buzangana no kubana n'Imana. Kimwe kikubwira Abakristo batazagera iyo bajya ni uburyo bitwara n'uburyo bumva. Kuko uburyo wumvamo n'uburyo ugira reaction y'ibyo wumvishije bigaragaza uko uzasoza.
iyo utinda kumva Imana ugashaka iteka gutinda kumva iby'Imana uzagera kure, ariko umunsi uzajya wumva iby'Imana bitagifite imbaraga muri wowe, bitagifite umurongo mugari muri wowe, bitagikomanga muri wowe, ndagusezeye, nguhaye intayo, nguhaye intayo. Imana ishimwe. Mariko 10:28 n'umurongo wa 31. Mariko 8, Mariko 10, 28, 31 mwatubwiye ngo iki? Nagira udusomera. Mariko 10, murongo wa 28 ugarukire kuri 31. Mariko 10 umurongo wa 28 aravuga ngo nuko Petero aramubwira ati, nuko Petero aterura amagambo aramubwira ati, dore twebweho mwigisha, dore twebweho twasize byose turabisiga turagukurikira. Twasize abagore n'abana, twasize inka, twasize ihene, twasize utuzi twakoraga, turagukurikira. Yesu aramubwira ati, Petero, ndababwira ukuri yuko, ndababwira we n'abagenzi bawe ukuri, nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se wabo na se cyangwa abana cyangwa amasambu ngo yareke kubwanjye. Ni Yesu wivuga ngo ankurikire kubwanjye no kubw'ubutumwa bwiza. Umva, kubwa Yesu no kubw'ubutumwa bwiza. Komeza twumve. utazahabwa ibiruta inshuro 100, utazahabwa ibiruta inshuro muri iki gihe cya none ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina, n'abana, n'amasambu, hamwe no kurenganwa. Maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Urakoze cyane, irekereraho. Mureke mbabwire bigishwa ba Yesu, nta muhanuzi uzaruta Yesu, nta n'umunyabitangaza uzaruta Yesu, ariko yagiraga umwanya wo gusobanura amakuru y'ubwami. Akabwira ati, mwebwe mwasize ibintu, musiga byose, mwaranaje muranankurikira. Maze kunkurikira, Petero ufite ubwoba bwo kuvuga ngo ko twasize byose uzadukorera iki? Si bwo bwoba ufite Petero? Abantu banze kuririmbira Imana ngo Imana izabakorera iki? Abantu banze gukorera Imana muri rusange ngo izaduha iki? Yaravuze ngo nta numwe wabisize uzabura gukubirwa inshuro zingahe? 100. Donc ibyo uhara Imana izaguha mu 100. Reka mvuge ku 100 gusa, reka mvuge ku 100. Iyo wemeye kurekura ibitari ngombwa, Imana iguha ibyiza bikubye inshuro 100 bya bindi byahise. Iyo urekuye umuntu ugutandukanya n'Imana n'ibigutandukanya n'Imana, Imana iguha ibyiza bikubye inshuro 100 ibyo waretse. Iyo utaye ibintu bitari ngombwa ukemera gufata ibiri ngombwa byitwa iby'ubwami, amahame y'ubwami, gahunda z'ubwami, Imana igukubira inshuro 100. Reka nza nubabwira, ngewe naretse gukorera ibyanjye by'urugo n'ibindi, nkurikira Yesu, mvuga ubutumwa. Ntiyabahaye ubuhamya bw'iby'Imana yakoze? Nta kimana irakora gifatika kigaragara, ariko igeze turayishimiye. Reka mbabwire, ni ukuri, iyo nza kuguma mu byo narindimo, icyubahiro mfite none simba ngifite. Kabiri, ibyiza nkorera biraruta ibyo nasize. Paulo yaravuze ngo ibyarinda mu yanjye byampindukiye igihombo, kubw'ubutunzi butagira akagira aribwo kuronka Kristo Yesu. Kubw'uwo natekereje ibyanjye byose ko ari amasi. Amasaha y'impfabusa yo kwirirwa mvugana n'abagore bo muri quartier ndayareka. Ibintu byo kwirirwa nandika kuri WhatsApp, niba ari WhatsApp duchatinga tuvuga ubusa ndabireka. Abampamagara bitagira inyungu ndabahagari. Ibintu reka kubw'ubutumwa bwiza no gukurikira Yesu, uzabikubirwa inshuro zingahe? Aho ni mu 100. Vuga ngo Imana izaguhemba mu 100. Donc ibintu by'Imana
ntabwo byirukanka, ukwiriye kwitonda, ukumva, ukuza, ukabyumva. Najyaga mbera mu gitondo ndi gusenga, ngahera mu gitondo bukanyiriraho, ngafata ikindi gitondo ngasenga. Ariko abakristo b'uyu munsi nabo ngo ni muri digital, ewana arashaka gusenga isegonda rimwe, ariko ko batari bahanura ngo ngende, ko batereka ibyanjye ngo mpite nigendera. Urarwaye bwaki, macinya, korera, covid-19. Ntabwo Imana ari ihuma bazunguza. Hari ihuma murarizi, n'agasimba k'umukara bajya bacomeka igiti mu mugongo bakazunguza akagira ngo ntabwo Imana ari iyo. Barababeshye, niba ariko mwayize bayitwigishije nabi. Imana irakubwira ngo tegereza. Imana irakubwira ngo you are waiting, I'm waiting, urategereza. Tegereza. Wanasifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Hari abashaka kuyikoresha ngo ntabwo ari Imana. Iyo si Imana. Iyo si Imana. Jambo rya kabiri nshaka kukubwira, Imana ishaka kuguha icyubahiro. Ishaka kuguha icyubahiro. Ishaka kuguha icyubahiro. Njya nkunda perezida wacu, ndamukunda cyane. Dufite umubyeyi mwiza. Imana duhaye impano. Abazamurwanya bafite ibindi bibabamo mu nda zabo no mu mitima yabo, ariko dufite umubyeyi twahawe nk'impano. Yigeze akora, yarafite inama, avuga ijambo ntazibagirwa. Aravuga ngo murabona ngo high table murayizi? Ati high table turayizi muyobozi. Ati murabona u Rwanda turashaka ko natwe tujya kuri high table. Aterega niba abandi bose bajyaho bigakunda bagakora amanama akomeye ku isi bakajya kuri high table, na u Rwanda tugomba kurugeza kuri high table. Ariko urwo ni urugendo, process. Icyo yavugaga ni icyubahiro cy'u Rwanda kigomba kugaragara ku isi. Ibyo ntaryama, arara amajoro, ntagoheka, abamwanga, abamusebya, abamutuka, abamwica ari muzima bakabitangaza ngo yarapfuye, bakavuga ibintu bitabaho, bakavuga ngo nuriya mwabonye ngo ni ikoranabuhanga bakoresheje bakamuhamba. Ariko turamuzi, turamufite n'uwacu. Imana yaramuduhaye, turamukunda. Tamukunda n'akazi kafite ibye kandi ntidukeneye kabitubwira. Kuko yes, mureke mbabwire, ndi mu gihugu cyambyaye, ndi mu itorero nabyariwemo, kandi umuntu wese agira umubyeyi. Utagira umubyeyi yaba yaravutse ari kivejuru. Iyo utazi kumenya ijambo umubyeyi nturiha agaciro. Dore ijambo umubyeyi icyo risobanura. Ubu mubona sinatinyuka kwita papa ngo ni intumbi kandi ari muzima. Abikora wese wakita nyoka intumbi kandi ari muzima. Nubona umuntu atinyuka gutuka umubyeyi Imana yamuhaye, va ku gipfu ntariho. Ni ikigoryi. Kuko niko biri bikoresha mu migani. Umwana w'ikigoryi atuka nyina, umwana w'ikigoryi atukase, umwana w'ikigoryi ntamenye umubyeyi yahawe. Kandi mu makosa utakora, niyo mama we yakambara ubusa ntiwajya guhamagara ngo nibazamwambike, uhita utwikira ari wowe. Ntabwo ababyeyi batuyobora cyangwa bazabura amakosa, ariko ntabwo arabo gushyira ku karubanda. Kutari wambika isoni papa wawe, kutari wambika isoni mama wawe, kutari wambika isoni murumuna wawe, kutari wambika isoni umwana wawe wameze amabere, kutari wamwambika isoni. Uzi icyo bisobanura? Uramwubaha. Yes. Kuko dore umuvumo turiho nuwo gutinyuka kuvuga jewe nabi, jewe kumvuga nabi, ntabwo bisaba ngo nkuvume. Imana iragukurikirana. Niko bigenda. Nuhaguruka kumvuga nabi, kucyubahira Imana yampaye, ntabwo binsaba kukumenya, tibinsaba kugusengera, iragukurikira. Umuntu ashobora kugenda akajya inyuma akajya avuga ati ka papa wiri kari akagabo kagufiya kameze bigeze batuka Nerisa ngakagabo k'uruhara. Elisa aravuga ngo ndakagabo k'uruhara ati ingurube z'inyeshyamba zaje zingahe, zirabacanshamira barabana magana, zirabahekenya zirabarangiza. Elisa arangije azamuka gasozi ari muzima, ashima iki? Imana. Kuko abataza agaciro k'amavuta ari ku bakozi b'Imana bagendana umuvumo iteka ryose. Ntabwo bisaba ngo akuvume, kuko we yarasizwe, kandi wamusize abereye hose icyarimwe, yumvira hose icyarimwe, arunguruka ntajya narunguruka, warirebera. Cyo gituma
ntabwo nahangara gutinyuka umukuru w'igihugu ngo muvuge nabi, ntaramwimitse. Muri twebwe hari wamwimitse, ariko hari abashobora guhangara bakajya gukora ayo makosa. Kiriya ni icyubahiro cy'Imana yaduhaye, dukwiriye kurinda. Ntugahangare, utuka uwo mutareye, utuka uwo mutangana, utuka utashyize ahantu. Timugahangare, muzahamagara umuvumo atabareba, muhamagara umuvumo mutari kumwe. Iri jambo nakubwira, iga kuvuga uwasizwe neza. Uwamusiza azamwibambire ku musaraba, niryo Dawidi yavugaga. Imana iramubwiye ati Sawuli ndamuguha umwica umugenzi uko ushaka. Imana umunsi umwe neza yinjira mu buvumo asanga Sawuli araryamye n'ingabo, akeba ku kinyita cy'umwambaro we. Agira umutima umuhana, arirukanka aravuga ngo Sawuli we. Ageze mu gasozi ati Sawuli, Sawuli, Sawuli. Ati Imana yakumpaye, ariko iba umucamanza hagati muri twe. Ntabwo ngambiriye kukugirira nabi, sinamena amaraso y'Uwimana yimikisha amavuta. Nakaguciye umutwe ariko nakebye umwambaro, nakagutwaye byose ariko natwaye agacuma n'inkoni yawe. Reba ntakiri kuri ruhande. Imana yari yakumpaye ngo kugenze uko nshaka, ariko iba umucamanza ko nta mutima mubi ifite. Umenye ngo Dawudi avuze induru avuga turambora iki intumbi yimbwa, niki wirukankana uri umwana. Sawuli aravuga ati sha Dawidi we genda uzatsinda. Imana yakumpaye ntiwangirira nabi, Imana yakungabije ntiwanyica. Aramuhanura aramubwira ngo uzaba umwami nubwo bizatinda, ariko uzaba umwami. Dawidi arigendera. Ariko mwebwe pasiteri arakavuna umuheto, buriya pasiteri ni umukome, buriya bari indyarya, uzajyana umuvumo ugendana ibibembe utagangariye ku karubanda. Wiyizizi, wiyizizi. Ibyo bishobora kukwambura icyubahiro wagahawe, akaba ari wowe ukiyambuye gusa. Uko utatuka so utatuka mama wawe, niko udatinyuka kuvuga nabi mushumba ugushumye. Nakunanira uzagenda umuhungu kwisha, ariko ntugakora igitaramo cyo gutaramana pasiteri wawe, kuko ni papa wawe mu mwuka Imana yaguhaye. Niyo soko y'umugisha, niyo icometse. Iyo utamwumva ngo umwumvire, biba byakurangiranye, nta mugisha uzamuboneraho. Ibyiza hunga udapfa, munyumve neza. Nugera ku rwego uvuga nabi umushumba, nugera ku rwego utuka mama pasiteri, haguruka ngo uvugeho. Uyu mubona ni nyoko, uyu mubona uhagaze hano, hagarara hano. Utazakwemera muhaye indashyo. Dore nashaka azahobo inkonda hano, nimutamwemera muzagira ibyago. Hagarara. Uyu niwe mama wanyu, mwiri torero ni mama wanyu. Uko yako ari umuhanuzi, uko yako ndi umuhanuzi, niba turi ba papa na ba mama. Nimutadukunda ati niyo naguhanurira ntibizasohora. Nimutadukunda kuko dore ubuhanuzi busohora, niyo mburekuye wasamye cyakira. Ariko iyo nahanuzwe hasara vuga ibiki. Nose waje kumara iki? Murabona kundasa neza, byumubwira ngo uri kinyanya. Mama uri kinyanya, uri kibwije, uri gitoryi, ni kibwija kiza kinya. Yes, mwige kubavuga neza, muzabagiriraho iki? Nimubavuga nabi muzababoneraho ibyabo. Nuko byubatse. Imana irashaka kuguha icyubahiro. Ikosa utazakora ntukakiyambure. Amen, amen. Mbabwira uburyo Imana iha agaciro umuntu. Ntabwo mwibuka ko inda ya Sara nako ya Hagayi yari Aburahamu, ariko kubera ko Imana ari ifite isezerano kuri Sara, nta mbabazi yamugera, yavuze ati umva Aburahamu, irukana Hagayi, irukana n'umwana, bagende. Ntibishoboka ko bizashoboka. Ni agaciro Sara yari afite n'icyubahiro mu isezerano yari yarahawe n'Imana. Mu isezerano Imana igiye kuguha, wowe uzirinde kwiyambura icyubahiro, igiye kukwambika icyubahiro. Toza ururimi rwawe kuvuga amagambo akwiriye. Toza umunwa wawe kuvuga amagambo akwiriye. Titubana mu nzu tujye ubona ko njya mvuga amagambo abaze. Buriya n'umwana wanjye sinzi kumuvugaho ijambo ribi, kandi pe wabeshya ari wenyine. Ngo uyu mugore twashakanye
ntabwo yapfa kumva mbwiye umwana wanjye ngo ni igicucu. Mwebwega mwarabagize ibicucu ni bigoryi, azaba cyo kandi kuko akanwa kawe kagira ute kararema. Si ntibyancika kuko nzi kaka kanwa icyo kari buvuge, nzabona ingaruka z'icyo kavuze. Urinde ururimi rwawe, urinde umunwa wawe, ujye uvuga ibibaze, ugiye kugira icyubahiro. Ugiye kugira icyubahiro. Nongeye kuvuga ngo ugiye kugira icyubahiro. Urase pasite ngo nzakigira ndwaye, urakira. Uko nababwiye ngo mu bintu Satani atwicisha ibiriho none bitubwira ngo ejo ntabihari. Ubwo se uzagubwa neza urwaye, uririribwa umugongo waracitse, so nzaba icyubahiro se nzakimaze iki? Ukwiriye icyubahiro nubwo uribwa, ukwiriye icyubahiro nubwo wabaye none, kandi Imana izakiguha. Ariko rinda ururimi amagambo ruvuga. Amen. Iyo usomye mu Migani 22 umurongo wa 4 hari ijambo rivuga ngo uwubaha Uwiteka akicisha bugufi, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Siko birivuga? Ibyo bintu ko ari bitatu, hari umuntu utabikeneye? Hari umuntu udashaka ubukire? Nagire gutya, umuntu bati nge sinzakire nzakene nambare ncabariza inkwezo bya myenda igira gutya. Murabizi imyenda ishaje icikaguritse, se muyita ngo iki? Nubuki, nubucagagurike, nubuki bushwambagara. Kinyarwanda kiburengerazuba n'ikiburasirazuba biratandukanye. Nuducabari niko muzita. Ntabwo Imana yishimiye ko wambare ibyo bintu. Oya rwose. Icyambere, ijambo rya mbere, ugiye kuba umukire. Ugiye kuba umukire. Ugiye kuba umukire. Ugiye kugira icyubahiro kandi uzagira n'ubugingo buhoraho. Munyumve neza, kuba ntabasimbukije ndagira ngo twige twumve. Ndumubwiriza butumwa ariko ari umunsi twigisha kugira ngo ahari tutazajya mu muvumo twanagiye no mu kirere. Kuko biroroshye kuvuga n'aba bantu kandi bakuvugaho ukarira. Reka ndakwinginga, reka abo bantu bareke. Nubona n'umuntu akora nabi ukabona utamukosora, mureke. Wanasifiwe. Wimugira igitaramo. Oya, ntabwo ari ibyo. Ibyo ni iby'abana n'abatarakebwe mu mitima. Yesu yigeze abivuga muri Yohana 12:26 aravuga ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Gukorera Imana no gusenga no gushaka amaso y'Imana biduhesha icyubahiro. Kubahwa, uzi kubahwa? Eri wenda wowe uraharuranze. Nigeze mvuga ubutumwa nsuzuguritse cyane ku buryo n'abakureba bakavuga turiya nta jambo ry'Imana rimuba. Igisuzuguriro ukakigendana. Nigeze mbabara amakwa akorwa mu muryango simpabwe invitation kubera ko bazi situation ndimo. Kumva ngo ubukwe bwa runaka bwarabaye, kuki batandumiye se? Wese ntubizi. Baragutumira se ngo utange igitekerezo. Igitekerezo ugishyigikiza ikizi. Gisuzuguriro. Hari ibintu byakorwaga nkumva ngo byakozwe mu muryango. Kuki se mutambwiye? Barakubwira iki se? Uri hose. Ariko vuga ngo ariko uyu munsi ngewe, reka nivuge ngewe, nta nama yakorwa ntayirimo, nta gitaramo batarama ntakirimo, nta cyemezo bafata ntarimo, nta ngamba zafatwa ndahari. Icyo ni icyubahiro Imana ikugarurira. Kandi umva ngubwire, hari ibitaramo bitazongera kubaho udahari. Hari inama zitazongera gukorwa uticayemo. Hari imigambi itazongera gusohora udahari. Kuko Imana ishaka kukugarurira icyubahiro. Kandi umva ngo uhanurire muri bene wanyu, Imana ishaka kugira mukuru. Uzi kuba mukuru
niwe ugishwa inama. Yego ibihurimo birakubwira ngo ba wenyine, ariko ibindi bihe bigiye kuza Imana igiye kubihindura. Ugiye kuzajya ugishwa inama, barumuna bawe bakugisha inama, bakuru bawe bakugisha inama. Eli wasitaria hari ubyakira avuga ngo amena. Amen. Buretse ku ngoma gatoya, ndashaka kuvuga aya magambo. Imana igomba kuguha icyubahiro. Muzi icyubahiro icyo bisobanura? Icyubahiro hari kikizana. Bibiliya iravuga ngo Imana izaza ishorewe n'icyubahiro cyayo. Aho ikandagiye gusa icyubahiro cyayo kiba kiri inyuma. Niba igeze kwa Liliane icyubahiro cyayo kiba kiri gukomangaho. Imana ibwira Liliane ikamubwira, Imana isotse icyubahiro cy'Imana gisigaraho. Munyumve neza, Imana igiye kuza iguhagarara imbere, izahava igusigira icyubahiro cyayo. Kandi nibijya bisigana, igitinyiro n'icyubahiro biragendana. Ukwiriye igitinyiro. Ntabwo uri wo kubwirwa yo abantu bashaka, ntabwo uri wo guhamagarwa uko abantu bashaka bakubwira ubusa. Iyo ufite igisuzuguriro umuntu wese araguhamagara akagutuka, akakubwira ngo ariko buri ugira ubwenge. Ce n'est pas possible. Buri ugira ubwenge. Kuko iyo icyubahiro cy'Imana kitakuriye abantu bakubona nk'igicucu, bakubona nk'ikigoryi, bakubona nk'umusazi, bakubona nk'amayibo, bakubona nk'umuntu uri aho ngaho, bakubona uri cheap, uri aho ngaho. Umva, icyubahiro cy'Imana kigiye kukuzaho. Vuga ngo ndacyakiriye icyubahiro cy'Imana. None se urumva cyaza amafaranga adahari? Urumva se cyaza akazi kadahari? Urumva se cyaza utahetse ku mugongo ukikiye abantu uri kuzukuruza? Icyubahiro cy'Imana kiraza. Imana ibyo bintu usengera ni bito. Iyo tuvuze icyubahiro cy'Imana kiraruta ibyo uri gusengera. Icyubahiro cy'Imana kiruta ibyo dusengera. Iyo gihari gihamagara ibintu byose bikaza. Bwana sifiwe. Reka mbaho urugero rwa bugufi. Aho perezida wa Repubulika yinjiye, uwo muntu bimusaba ko yikorera isuku y'inzu. Nonaha perezida wa Repubulika iyo ariyo yose, apana hano mu Rwanda, ku isi yose, avuze ngo nzasura umuturage bita Christine, akabitangaza gusa, akazi guhera ku karere kaba kabonetse kumanuka kugera ku isi cyane. Bahita baza kureba uwo muntu usazasura ariye, ati atuyibunyanaka, bahita batabara vuba vuba. Imihanda iracibwa, amatara ku mihanda bakashyiraho, ruhurura bakazisiba, ibindi bagashyiraho regore neza, bakagorora inzira, barangiza bagateramo imihanda neza, barangiza bagakuraho igihuru. Vuga ngo gukuraho igihuru. Erega hari igihuru cy'ibibazo kiri aho ngaho kuko Imana itari yahagera. Icyo gihuru cy'ibibazo reka icyubahiro cy'Imana kize. Icyo gihuru cy'uburwayi reka icyubahiro cy'Imana kize. Icyo gihuru ngo ni amadeni reka icyubahiro cy'Imana kize. Neza byijyana, vango byijyana. Kandi uburinzi butishyurwa buhari, protokole ziba zihagaze, inzu nziza, umuhanda ugerayo, amatara yaka, amazi ahitagera. Wasikora akazi kabone nawo mudugudu utagiraga amazi barayazana. Hari umuntu ubuje, mbabaze uwo si umuntu. Noneho tekereza Imana, tekereza Imana, umwami w'abami, nyirijuru n'isi yahageze. Erega nje guhanura ngo yahageze, nje kuvuga ngo yahageze. Ariko niba wahagere, no ku buzima bwawe wahagere, no mu rugo rwawe wahagere, no mu kazi kawe wahagere, no ku mugabo wawe wahagere, no ku bana bawe wahagere. Ninde wahaguruka agatera haleluya haleluya haleluya. Ariko umuntu araza yagusigira agafuka k'umuceri ukirirwa uvuga nimuyongere n'ikintu, agafuka k'umuceri gusa, nimuyongere n'iki, agafuka n'indagara ikiro, n'ubunyobwa ikiro, nimuyongere n'iki, ntabwo kirahagera. Nikihagera ntabwo kirahagera. Hari ibintu mwebwe mutekereza biciriritse. Iyo cyahageze, umva, iyo cyahageze, umva, iyo cyahageze, umva, iyo cyahageze,
iyo cyahageze eri wasitariwa, iyo icyubahiro cy'Imana cyahageze, iyo icyubahiro cy'Imana cyahicaye, iyo icyubahiro cy'Imana cyakomanze, iyo icyubahiro cy'Imana. Hari ukomeye kuruta abakomeye bo mu muryango wawe, hari ukomeye kuruta abakomeye b'iwanyu muvuka, hari ukomeye kuruta abo mukorana, hari ukomeye kuruta Deje, kuko Deje arakomeye mu kazi, iyo yanditse ibaruwa kwirukana urataha. Hari ukomeye kuruta Deje. Umugabo wawe arakomeye kuko yagushatse akagukwa, hari ukomeye wagukoye mbere umugabo atari yagukwa. Umva nkubwire, uwaguhaye minervari ngo wige urangize arakomeye, yarakoze, ariko hari ukomeye wemeye kuvuka ukabaho. Icyubahiro cye, ongera uvugira ngo icyubahiro cye, ariko kihagere cyangwa ntikihagere, kihagere cyangwa ntikihagere. Ali wasita raka shaibo deibo si yasha, icyubahiro cy'Imana cyagere cyangwa ntikihagere. Delia sita raka shadabo eni wasito tika shatarimo. Ndumva kimanutse ku buzima bwanyu, ndumva icyubahiro cy'Imana gicushumutse ku buzima bwanyu, ndumva ari icyubahiro ugiye guhaha, ndumva ari icyubahiro cyinshi kigiye kukuzaho. Iyo cyakujeho hari amagambo utongera kubwirwa y'agasuzuguro. Mbabaze, umunsi cyageze kuri Morodekayi cyamuteruye ku irembo kimwinjiza ibwami, kiramushorera. Hamani wari bumubanike ku giti aramushorera, aramushorera, agenda avuga ngo dore umwami akunze kubaha, dore uko bazajya bamugenza, bazajya bamuheka ku ifarashi, baza n'umwambaro w'umwami, baza n'ingofero y'umwami, bamutambagize, bamutambagize umurwa w'umwami akunze kubaha. Reka mbabwire, abagusuzuguye bose bazakujya inyuma pana imbere, abakuvuza amagambo bazakujya inyuma bakurikira, abagutaramiye igitaramo cyabo bazakujya inyuma apana imbere, kuko icyubahiro cy'Imana kizakujya imbere, aba ari wowe ukurikiraho, abandi batonda inyuma mu izina rya nde. Ndagusengeye ngo icyubahiro cy'Imana kikujya imbere, ndagusengeye ngo kikubanzirize mu rugendo, ndagusengeye ngo gikingure imiryango yari yarakinzwe, ndagusengeye ngo kikuvuganira utabasha kwivuganira, ndagusengeye ngo kigukorera ibyo utabasha kwikorera. Nino byakira vuga ngo amena. Mwanditsi yaranditse w'Abaroma 2:6 aravuga ngo kandi ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo Imana izitura umuntu wese ukora ibyiza, kandi si twebwe gusa, uhereye ku muyuda ukagera ku mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu ku butoni, kuko iyo wubashye Imana igushyira icyubahiro cyayo imbere. Dore ibanga ni rimwe, ubaha Imana gusa, ubaha Imana gusa, icyubahiro cy'Imana kikujya imbere. Kutubaha Imana bitwambura icyubahiro cy'Imana. Zamamaza intsinzi ya Yesu, zavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, zamamaza sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya nanirwa, arakomeye. Zamamaza intsinzi ya Yesu, zavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya nanirwa, arakomeye. komera n'imbaraga n'ibya Yesu. Duhagaze Cyubahiro no kunesana byanije, ntangiriro ni Yesu nyubitegeka, arakomeye. gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu. Cyubahiro no kunesana byanije, Ntangiriro ni Yesu nyubitegeka,
komera n'imbaraga nibwa Yesu bayiro no kunesha na toni arakomeye. Haleluya. Hari amagambo ashaka kuvuga uhagaze. Imana irashaka kogeza izina ryawe. Imana ishaka kogeza izina. Ndagira ngo ubikorere umuntu muri kumubwire ngo Imana ishaka kogeza izina ryawe. Bimubwire ntacyo bitwaye. Izina ryawe Imana ishaka kuryamamaza, kuryogeza. Yabwiye Aburahamu mu Itangiriro 12:2-3 iravuga ngo nzogeza izina ryawe, nzogeza izina ryawe, uzaba superstar, uzamenyekana, uzamamara, uzagera kure. Mva nkubwire, Kigali wayigeze mutarubizi, hari nundi mugabano ugiye kuzakandagiraho utabizi bigutunguye. Hari abantu Imana igiye gufungurira ingendo z'indege kandi zirafunguka. Urugendo rw'indege rurafungutse ku buzima bwawe. Ariko hari umuntu unyumvisha avuga ngo amen. Nkorera mu kiganza cya mwene se umubwire ngo urugendo rw'indege. Urugendo rw'iki? Ntabwo nageze mu kirere reka. Nageze mu kirere, uri tayari wagezemo arakira igitangaza cy'Imana yo munsi. Umva, ushobora kuba utari wayigendamo ukavuga ngo Mana birashoboka. Ku Mana birashoboka. Izogeza izina wowe rekura rukurana gusa nta kindi nakubwiye. Ibagirwa amateka, ibagirwa. Imana yambwiye ngo mbabwire irashaka gukora ikintu gishya. Ntabwo nyumvishe gishya. Ngero mbwire wa muntu muri kumwe ngo Imana iragukorera ikintu gishya. Niko Itangiriro havuga, usomera bahagaze, hansomera hahagaze 12:2-3 havuze ngo iki? Nushaka nawe ufite biri uyegure yawe. Ndaje nakira abaririmbyi turirimbe duhanure. Kuko n'umundi numva ko byaje se ndabihungira hehe, ndabijyana he ko idata yabimpaye ndabivuga. Eli kasita raka shaibo. Leli wasito liwa enewa shaibo. Eli wasika sito tika shadabo. Ndebera Itangiriro 12 murongo wa 2 n'uwa 3 gusurekeraho. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Iryo jambo ni iryawe, wowe uteze amatwi uryumve, ntabwo ari irya pasiteri gusa. Ni iryawe. Nzaguhindura ubwoko buciriritse bw'amanegeka. Ubwoko bugize ute? Bworoshye. Aha. Nzaguha umugisha. Iyo ni Imana ivugana namwe. Komeza numve. Nzogeza izina ryawe. Uzaba umugisha. Uzahinduka iki? Mureke mbabwire ijambo ryitwa guhinduka umugisha kuko ndi murizi. Guhinduka umugisha muzi igisobanuro. Tega amatwi unyumve neza. Umuntu wahindutse umugisha ahageze asiga imbuto. Umuntu wahindutse umugisha iyo ageze muri rusengero atwishyurira umwaka. Umuntu wahindutse umugisha iyo ageze iwabo ku itongo ry'iwabo yubakira iwabo na bene wabo. Umuntu umva ntabwo mubyumva. Umuntu wahindutse umugisha iyo ageze ahantu arihira abantu mituweli nk'ijana. Umuntu wahindutse umugisha iyo ageze mu barwayi yishyura ibitaro akabwira ati muzambaze fagitire. Vuga ngo nzahinduka umugisha. Umuntu wahindutse umugisha iyo ageze ahantu hari ibikorwa hakora bikazasigara bimwitirirwa, bakavuga ngo uyu ni runaka wari hano, uyu ni runaka wakandagiye, dore icyo yasize ahakandagiye, dore ahageze, dore icyo yakoze, dore ubwo aherutse, dore icyo yakoze. Uzahinduka iki? Imana igiye kukugeza ku rwego yiguha umugisha. Nurangiza uhinduka iki? Ayayayayayayayaya. Eli wasite riyasha. Dele wasika shata. Eni bosito rika shaibo. Deniwa edaisha.
Eli wasaka torabo. Imana igiye kuguha umugisha. Nurangiza uhinduka iki? Taleke setaya. Eli bosita rika shataibo. Neni wasite ya boliwa. Lelele seta raka shataibo. Zeniye waya shaiba. Maindikota li edaya. Deni ya shaka sitoria sha. Deni wasibo ya. Eni washata raka side waibo. Eni washata teko sidoniwa. Ndakumva mwuka wera. Eni ya saibo. Dale kashitara. Tenia edaishai. Eli kasite dia shaka. Zeniye ya boliwa. Ete kashata tiko sitabo. Eni washai biniwa. Mana yamaze kugera muri literaniro. Bandu bari maso bate haleluya we. Bandu bari hano bate haleluya. Nzaguhumugisha. Nzaguhumugisha. Nguhindura umugisha ibyo uzabire. Nzaguhumugisha abaririmbyi bare mufashe. Nguhindura umugisha ibyo uzabireba. Nzaguhumugisha. Watera umugisha. Nguhindura umugisha ibyo uzabireba. Nzaguhumugisha. Watera umugisha. Nguhindura umugisha ibyo uzabireba. Nzaguhumugisha. Watera umugisha. Nguhindura umugisha ibyo uzabireba. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo ukore geste ntagusa. Mbwirira umuntu umbwira ngo Imana igiye kuguha umugisha maze uhinduke umugisha mu bantu. Iguhaye umugisha maze uhinduke umugisha ku bantu. Undi uva nkubwire wari ukenewe ari kwaburaga ikintu kimwe uhabwa umugisha n'Imana ugahinduka umugisha. Yes, nicyo waburaga. Umva, reka mbabwire, uyu mwanya mushiki wanjye arampamagara akambwira ati yo brother tikarame nkeneye 10,000 kubera ko nzi ko ndi umugisha sinamuhakanira mpita muhindukira iki. Murumuna wanjye akampamagara ati brother uri hehe ndi hano ati ko nari nkeneye 5 nta kudiskita mpita muhindukira iki. Umva, hari abantu benshi bari bagutegereje kuzaba umucunguzi wabo, kuzabagirira neza, kuzabarwanira intambara, kuzabakura mu kaga, kuzabakura mu gahinda kabo, kuzabakura mu bwihebe, kuzabakura mu marira, kuzabakura mu bihe bibi barimo. Imana igiye kuguha umugisha ubahindukire umugisha. Igiye kuguha umugisha ubahindukire. Hari umuntu byakira avuga ngo amena. Ijambo rya nyuma ndebera Yesaya 43:18. Uhagaze kuko tugiye gusenga Imana. Nta kwicara. Ndebera Yesaya 43. Murongo wa 18 wa 19. Yesaya 43 umurongo wa 18. Havuze ngo iki? Ibya kera ntimubyibuke. Gira gutya ngo ibya kera ngiye kubyibagirwa. Ibyambayeho kera ngiye kubyibagirwa. Ubuzima narindimo ngiye kubwibagirwa. Wereye umunsi ndangaje ritangaje. Hari ibihe Imana igusohoyemo. Hari iminsi mibi Imana igukuyemo. Hari icyerekezo Imana itanze ku buzima bwawe. Umva ibya kera ntimugire ute? Umva mumbwirire gato mubwire ngo ibya kera byibagirwe. Byibagirwe. Mubwire ngo enough is enough. Enough is enough. Ibyabaye byarabaye. Ibyabaye byagize ute? Ngaho nsomera numve. Kandi ibyashize mwe kubyitaho. Ibyashize mwe kugira ute? Ngaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Ngiye gukora ikintu. Sa nubyandika ku muntu. Nushaka wimwandike, wamwandika ku rutugu, wamwandika ku mugongo. Umubwire ngo Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Bimwandikeho. Eri. Mana nkorera.
igiye gukora ikintu gishya, ikintu gishya 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 ku buzima bwawe, ku buzima bwawe, ikintu gishya gishya ku buzima bwawe. Tari wasi Imana irabisinyiye, igiye gukora ikintu gishya. Ntabwo nshaka kubwira umuntu ngo izongera, irongera, iro leo, siku ya leo Mungu atatenda, atatenda, arakora none, arakora ikintu. Uziko Imana iri kumbwira ngo irakora akantu nukuri, kandi pe muri riteraniro birabaye. Mbwirira uwo muntu ngo Imana igiye kugukorera ikintu gishya. Wahansomeye ukasoza nkumva, hansoreze numve. Hasoze papa, mikrofone bayitwaye. Gera hafi mfashe gusoma. Bakumbere mikoro turebe ahasoze. Muhagarara baririmbye turaje dukora umurimo w'Imana. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Aha. Ko kigiye kuba ntuzakimenya. Noneho reka urumva Imana ibuhamye iri gutanga. Noneho kigiye kugikora ntuzakimenya. Wajya kuvuga ngo nta shimwe ufite, wajya kuvuga ngo ibihurimo nta mashimwe, wajya kuvuga ngo nta buhamya, ngo nindemere ubundi buhamya. Noneho ko kigiye gukorwa ntuzakimenya. Point d'interrogation. Noneho ko Imana igiye kugukorera ikintu gishya, noneho ntuzakimenya. Uvuga ngo nzakimenya. Uzakimenya. Komeza numve, komeza numve. 19. Nzaharura inzira mu butayu. Imana igiye guharura inzira hari ubutayu. Ntembesha imigezi mu kidaturwa. Igiye gutembesha imigezi mu kidaturwa. Amen. Imana igiye gutembesha imigezi hehe? Kidaturwa. Ndebera 48:6. Taruka gato simbuka 48:6. 48:6. Warabyumvise? Waranabyumvishe mu buhanuzi. Dore byose ngibi. Waranabyumvishe mu nzozi. Waranabirose birazimira. Waranabibwiwe inshuro nyinshi. Yewe wagiye uhanurirwa mu butayu butandukanye. Wagiye za Kanyarira urabibwirwa. Wagiye Uganda urabibwirwa. Wagiye mu butayu bunyuranye no mu buvumo urabibwirwa. None se wowe ntiwarubizi. Niko birivuga. Nkomereza numve. None se mwe ntimwabihamya? Mwebwe ntimwabihamya ko ari amakuru mwari mufite? Mwarimu yafite? Mwarimu yafite yemwe? Hari abantu batari kunyakira. Mwarimu yafite? Yego. Ngomereza numve.
none ngiye kukwereka ibishya byahishwe, ibishya byari bihishwe utazi, utigeze kumenya. vuga ngo uruhisho rwanjye ntarinzi rugiye guhishurwa mwibanga aho ntarebaga, Imana inkoreyeyo. Komereza numva uko avuze. Aravuze ngo biremwe nonaha, si ibya kera. Urakoze cyane nushaka kurekera. Amen. Biremwe ryari. Mureke mbabwire ikintu kigiye kubaho. None kugera ku cyumweru ndumva hari umuntu Imana igiye kuremera ishimwe ribyibushye. Ese urumva uwarubikeneye ushime none kugera ku cyumweru? Vuga ngo I receive. Ubyakire natana, haleluya we. Biremwe nona. Umva, zikwari umuntu wawe amafaranga menshi urayakeneye, Imana ikwakiriza amafaranga vuba bidatinze. Nabwiwe ngo hari umuntu telefone yari itesheje umutwe yamuhangayikishije iri kumuhamagara. Yumvaga iyo telefone ari gusenga ngo Mana wankijije iyi telefone, nazamura ukuboko ko hejuru. Telefone y'umuntu imuhamagara isa naho imubaza amafaranga. Yarahangayitse bikomeye. Imana irakivivuye. Iryo sengesho ntiwongera kurisenga. Tunabonye ayiwe gusa, ubonye arenze. Biremwe si ibyaryari, apana kera. Nyiraruku, Imana irambwiye ngo nkubwire akiri igitangaza cya telefone. Mwuka w'Imana arambwiye ngo nkubwire Imana iguhiciye igini ari ry'umurozi, Imana irarihambye. Ugiye kubona amafaranga igitangaza kuri telefone. Teleka site reko sota rabo lewaya sika shata ibo. Biremwe ryari si ibyaryari. Yesaya 65:17 yaravuze ngo dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera mwe kugira ute, mwe kubyitaho. Dore munyumva ubuhanuzi nahawe. Imana irashaka kugusetsa. Vuga ngo ngiye guseka. Hari umuntu utanyumvishije. Ngiye guseka. Yesu we. Umva, Uwiteka agiye kukunyura imbere ahagarare. Dore ikintu Imana igiye gukora. Ugiye gushakisha ibintu byari byarakugoye, wibaze ngo hari harabaye iki kugira ngo bimbere gutya, bihagarare gutya, niki cyari cyarabaye. Dore ikintu kimwe Imana igiye gukora, igiye kwahagararana icyubahiro cyayo. Umva, mu rugo rwawe ugiye kwahagararana icyubahiro cyayo, mu bana bawe irahagararana icyubahiro cyayo. Umva, nubwo uri mu bukode igiye kwahagararana icyubahiro cyayo, mu kazi ukora irahagararana icyubahiro cyayo. Kandi ntabwo wanyumva neza, Imana irashaka kugucira agasuzuguro. Umva papa, Imana yambwiye ngo izagukoresha. Imana ikinguye imiryango. Uhereye none ubuzima bwawe burahindutse. Imana irambwira ngo iragutabaye, irakurengeye. Uzakorera Imana, uzasaza ukorera Imana, izagukoresha iby'ubutwari. Imana ishyize ijambo muri wowe, Imana ishyize iyerekwa muri wowe. Imana izagukoresha ibidasanzwe. Uzuri umukozi w'Imana, Imana izakugeza kure. Dore imiryango y'amahanga iragukingukiye.
dore indege ugiye kuzigenda nk'ugenda amatagisi. Uwiteka avuze ijambo rikomeye, arambwiye ngo aguhaye inyubako mu mujyi wa Kigali, aho abantu bazajya bareba bakavuga ngo uyu ninde, uzababwire ngo ni njyewe, kuko Imana yangendereye iyahagarara n'icyubahiro cyayo. Eri washataria deni wasai. Abantu turi kumwe bavuze ngo amen. Ongera usubiremo ngo amen. Ikinyabiziga cyihuse kiraje. Imana irambwira ngo iragukunda, yaragutoranije, yakuvanye kure, yagukuye kure, yakuvanye kure, yagukuye ahantu kure. Eri wasideria sha. Irambwira ngo iguhaye ijambo ritazigera riva ku munwa. Uzakorera Imana, uzahanura, uzerekwa mu buryo budasanzwe. Imana igiye kugushyigikira, ntuzigera ucogora, ntuzasubira inyuma. Ubugingo bwawe bwarafashwe, ibirenge byawe byarafashwe, amaguru yawe yarafashwe, amaboko yawe yarafashwe. Uwiteka azabana nawe. Imana irambwira ngo uri umunyabugingo, kandi Uwiteka agiye kukuremera ubuhamya bufatika. Tuvuga ngo ni nonaha. Nta buhanuzi bw'ejo mfite, biremwe ryari. Imana yambwiye ngo indege yawe yaraninze, indege yamanutse kuza kugutwara. Dore irimo irakabakototo, dore iramanuka indege. Ariko hari abantu banyitabye bakavuga ngo amen. Hari abantu banyitabye bakavuga ngo amen.